Hello friend, mumeze neza aho muri? Uyu munsi turi buze kuvuga ku gihingwa gitangaje aricyo soya. Ese wari uzi ko soya ifitemo intungamubiri zuzuye kurusha byinshi mu byo turya buri munsi? Reka tuvuge ku byiza bya soya mu buzima bwawe. Soya ni urubuto rukungahaye kuri poroteyine yuzuye, rubonekamo amino acids umubiri udashobora kwikorera. Ifasha kubaka imikaya, gusana insoro zangiritse ndetse no kongera imbaraga. Muri iki kiganiro ndibuze kukubwira vitamini ziba muri soya utasanga mu bindi biribwa. Izi vitamini zigafasha umubiri wawe ndetse n'ubuzima bwawe bwa buri munsi. Burya kurya neza niryo shingiro ry'ubuzima bwiza. Niyo mpamvu rero ngira ngo ikiganiro cy'uyu munsi tuze kuganira kuri iki gihingwa cyitwa soya, umenye byinshi utaruzi. Ese wari uzi ko soya ifasha kandi gukomeza amagufa? Soya ifitemo ubwo bushobozi bwo kuba yarinda amagufa ndetse ikindi ikarinda n'indwara z'umutima ndetse no kugabanya cholesterol. Ni ukuvuga ngo rero ucyumva ijambo cholesterol ntabwo usobanukirwa cholesterol ni iki. Cholesterol ni ibinure biba mu maraso. Ibi binure rero iyo bibaye byinshi mu mubiri bishobora kuba bibi, bikaba byakugiraho ingaruka. Rero nanone soya igabanya ibyo binure mu mubiri wawe.